atariko wagenda mu modoka ugakora impanuka. Ati nyamara wa wundi wabyutse ntavuge n'Imana ntayivuge no mu izina, atugasanga gahunda zose zigenze neza, ibyo ari gukora byose biri kugenda neza, mbese buri kimwe cyose kiri kugenda neza kandi atasenze. Ati none se gusenga no kudasenga urumva bitaniye hehe? Ati urumva akamaro ko gusenga ari akahe? Inyungu yo gusenga ni iyihe? Namwe muze kumfasha muri comment mumbwire. Burangewe naje gusanga nta muhanga Hello family, ndabasuhuje mwese mukomeza kubana natwe hano ku nama za Queen 31. Nizere ko mukomeje kumererwa neza. Habaye hari abatamerewe neza, mbifurije kumererwa neza muri aka kanya, mbasabiye ku Mana ngo ibahe kumererwa neza kuko Imana niyo mugenga wa byose. Nterutse rero kuba ndi kugenda muri shapa cyangwa se mu modoka, nuko muriramo n'umuntu kwa kunda abantu baganira, sinzi ukuntu twaganiriye tugera ku ijambo ry'Imana. Nuko rero yari ari kumbwira ati burangiye naje kureba nsanga gusenga no kudasenga byose ari kimwe nk'iseguti. Ati none se urabona umuntu aba yabyutse agasenga, ugafata umwanya ugasenga, ati iyo ugafata n'igihe cyo kwiyiriza ukaba hafi y'Imana, ati ariko nyamara n'ubundi ibigeragezo ntibibure kukubaho. Ati ukabyuka ugasenga ukiyambaza Imana mbere yo gufata urugendo ugende, ati ariko wagenda mu modoka ugakora impanuka. Ati nyamara wa wundi wabyutse ntavuge n'Imana ntayivuge no mu izina, atugasanga gahunda zose zigenze neza, ibyo ari gukora byose biri kugenda neza, mbese buri kimwe cyose kiri kugenda neza kandi atasenze. Ati none se gusenga no kudasenga urumva bitaniye hehe? Ati urumva akamaro ko gusenga ari akahe? Inyungu yo gusenga ni iyihe? Namwe muze kumfasha muri comment mumbwire. Burangewe naje gusanga nta muhanga w'ijambo ry'Imana, nta muhanga ku Mana usibye Imana yo yonyine, mbona ariyo izi ibyayo. Ibyayo rero njye mbona tutagakwiye kubyinjiramo cyane, ahubwo twagakwiye kujya twubaha buri kimwe cyose uburyo yagishyizeho. Rero naje gutekereza ndavuga ni nyamara wasanga hari abantu batekereza nk'uyu muntu atari we gusa utekereza gutya. Hari igihe rero umuntu anyura mu bintu biri kumugora byinshi, koko wamugana akavuga ati ariko se ubundi gusenga ni iyihe nyungu yabyo? Ko nasenze ariko n'ubundi nkaba nagize ikibazo iki n'iki, ko nabyutse nkiyambaza Imana nkayibwira ibyanjye byose, gahunda zanjye zose nkayizishyira mu biganza, ariko n'ubundi bikanga bikaba. Umuntu rero nk'uwo wamungane ukabura icyo umusubiza. Ariko nyamara buriya gusenga uko byagenda kose tugomba guhora dusenga, mu byiza no mu bibi tugomba guhora dusenga, n'ijambo ry'Imana niko ritubwira. Uyu munsi rero navuze nti reka ngufashe cyangwa se dufatanye turebe akamaro ko gusenga, ibyiza byo gusenga. Tugiye kurebera hamwe ibyiza byo gusenga. Tugomba guhora dusenga igihe cyose, twahura n'ibitugerageza, twahura n'ibiduca intege, twahura n'ibitugoye, tugomba guhora dusenga. Dore impamvu rero dukwiye gukomeza guhora dusenga mu byo twaba turi kunyuramo byose. Impamvu ya mbere tugomba guhora dusenga. Gusenga kuduha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. Hari ibigeragezo unyuramo ugasanga ubaye udasenga utabasha kubicamo, ugasanga ari hahandi wafata umwanzuro ukavuga ati reka niyambure ubuzima kuko ibigeragezo uri kunyuramo byakunaniye kubicamo. Ariko nyamara iyo uri kumwe n'Imana uri gusenga ubasha kubitambukamo kigabo, ubasha kubitambukamo wemye. Niyo mpamvu rero gusenga bifite akamaro kanini cyane. Impamvu ya kabiri dukwiye guhora dusenga. Gusenga bituma tugirana umubano ukomeye n'Imana. Gusenga rero biduhuza n'Imana yacu. Impamvu ya gatatu dukwiye guhora dusenga. Gusenga kuduha amahoro mu gihe cy'ibigeragezo.
hari ibigeragezo umuntu anyuramo ukabona ni ibigeragezo bikomeye cyane pe. Hari nka video nigeze mbona y'impanuka. Ubwo muri iyo mpanuka ni umupapa wari uyitwaye, noneho ubwo yari atwayemo abana be 3, atwayemo n'umukozi nawe ubwe. Ubwo umudamu we ngo yari asigaye ku rusengero, bari bavuye gusenga icyo gihe. Ubwo bakoze impanuka bose baragenda. Mu by'ukuri iyo video narayirebye ndavuga usibye Imana yonyine, ubundi ikintu cyo gukomeza uyu mubyeyi nta kindi usibye gusenga. Gusenga rero kuduha amahoro mu bigeragezo, kuko umuntu nk'uwo nta jambo rindi wari kumusanga ngo wamubwira abashe gutuza, abashe gukomera, nta rindi pe. Usibye gusenga niko konyine gutanga amahoro mu bigeragezo. Impamvu ya 4 dukwiye guhora dusenga. Gusenga kuduha ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza, imyanzuro mizima. Ni hahandi nari maze kuvuga umuntu yadasenga, ni hahandi ugera mu bigeragezo ugasanga ufashe imyanzuro itari mizima, ugasanga ni bya bindi byeze kwa kundi umuntu adasenga. Ugasanga ni hahandi umugabo arakaranyijwe n'umugore we, ugasanga umwe yambuye ubuzima undi. Ariko nyamara iyo umuntu asenga, Imana ibasha kumuhereza ubwenge bwo gufata imyanzuro mizima. Ntabwo umuntu yaba asenga ngo afate umwanzuro wo kwambura undi ubuzima. Impamvu ya 6 dukwiye kubaho dusenga. Gusenga biduha imbaraga zo kwiringira Imana aho kwiringira ubwenge bwacu. Gusenga biduhereza ubwenge bwo kwizera imbaraga z'Imana aho kugira ngo twizere imbaraga zacu. Imbaraga zacu zo ntacyo ziri cyo pe. Imbaraga zacu tubaye tudasenga ntabwo twazikoresha ibifite umumaro. Gusenga rero biduha imbaraga zo kwiringira Imana aho kugira ngo twiringire ubwenge bwacu. Ubwenge bwacu Imana itabuyoboye ntacyo buri cyo, twebwe ubwacu ntacyo twashobora. Impamvu ya 6 dukwiye kubaho dusenga. Gusenga kutwigisha kwihangana ndetse no gutegereza igihe cy'Imana. Imana yo ikora mu gihe cyayo. Hari igihe rero umuntu ategereza, ugategereza ikintu wasengeye ukabona kiri gutinda. Ariko rero iyo usenga wizeye biguhereza imbaraga zo kubasha gutegereza gukora kwayo, kuko Imana yo ikora mu gihe cyayo. Gusenga rero biduhereza imbaraga zo gukomeza gutegereza cya gihe cyayo. Impamvu ya 7 dukwiye kubaho dusenga. Gusenga kuturinda kugwa mu bishuko. Ibishuko muri iyi si biba biriho ari byinshi, ariko iyo usenga hari ibishuko bimwe na bimwe ubasha kwirinda. Hari ibishuko byinshi ubasha kwirinda mu gihe usenga. Iyo usenga uzi Imana, horana n'Imana yawe, ni ibishuko byinshi ubasha kwirinda. Gusenga kutwibutsa gushima Imana buri munsi. Niba ubaye udasenga ntabwo wakwibuka kugera mu rugo ngo ubwire Imana ngo urakoze kuba wandinze. Bisaba ngo ubyibuke hahandi uvuye mu kazi ukamenya ati reka nshime Imana yuko yabanye nanjye mu kazi k'uyu munsi, ubundi ugasenga ukayishimira. Gusenga rero bituma cyangwa se biduha imbaraga zo guhora twibuka gushima Imana, kuko burya nubwo twaba turi kunyura mu bigoye gute, burya hari byinshi biba bihari byo gushimira Imana. Gusenga kutwongerera kwizera. Gusenga kutwongerera kwizera. Gusenga kudufasha kubabarira abandi. Iyo umuntu asenga abasha kubabarira. Gusenga kuduha ihumure mu mubabaro. Niyo mpamvu umuntu ujya kubona ukabona ari mu bihe bimugoye, ariko wamureba ukabona arakomeye. Ni ukuri ziriya mbaraga nta zindi, ni ugusenga. Gusenga kuduhereza ihumure mu mibabaro yacu. Gusenga kudufasha kurwanya ubwoba. Iyo umuntu asenga nta bwoba aba afite. Iyo umuntu asenga abagenda akumva ko ari kugendana n'Imana nta bwoba. Gusenga guhindura ubuzima bwacu.
niba umuntu yabaga mu mico mibi, niba umuntu yarari mu bintu Imana bidahesheje Imana icyubahiro, iyo usenga bihindura ubuzima bwawe. Gusenga bihindura ubuzima bwacu. Reka rero mu gusoza mbasomere isomo rimwe. Ni isomo riboneka mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo waho wa 6. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Imana iduha imbaraga zo kujya duhora dusenga. Mwakoze kubana nanjye, Imana ikomeze kubamera umugisha. Ntibibagirwe gusangiza iyi video kugira ngo ibashe kugera kuri benshi maze ibafashe. Ntibibagirwe gukanda subscribe hano ku nama za Queen 31. Imana ikomeze kubamera umugisha, ndabakunda cyane.